iyo uhuye n'umusore mugahuza sibyo wenda mukaba mwakenera kujya kwisayidira nyene to kubomorana kubomora ni pom pom we nkaho nk'umukobwa na kaye kantu ukunda ubona mwaheraho mbere mu kigero cyangwa se ukunda kugira ngo duhere kuraga cyangwa umeze nka babanda agiye kegeka nawe uregamo njeyo yegetse ndaryama ariko so nkunda kiss rubanda bazira kutumva mu gihe imbizi ziragatoza uyaho yajya kwa makuza uwasinze ajya kubyina itunda Davis na Melody bari kumwe kaza ukabura telefone wahera gusaka Bruce Melody kuko Davis we nago umutima wamunyohereza ko yaba yanyivye kubera iki wasaka Melody uzi impamvu nasaka Melody nawe nyine uzamwitegereze neza urebe no mu dusongo twe ukuntu nyine ari kubujura mbanze no kubomora byiba wallahi bivuze ngo muri abo babiri umujura uri kubona ni Melody ni Melody pe yes reka ntangire nkusuzana nakwifuriza ibyiza we tubana umwanya kundi je muri kumva ne murundi platform ni Buja Vibe nkubwira ngo Imana ikomeze iguhumugisha Imana ikomeze hezagire imirimo y'amaboko yawe ikomeze hezagire n'imirimo y'ubwenge bwawe gahunda ni yandi cyenge kumuntu nagukuraho ahantu ni handi duhagaze ni handi nyene ndakeka murahabona platform ni yindi nimero yanjye ni muri screen ukeneye kwamamaza ukeneye YouTube channel yo kugura ukeneye kamera za okaziyo zo kugura nkubwira ngo icyo kibazo cyose ngomba kuyikemura kugira ngo ubashe nawe kubana na YouTube wibe kuri amafaranga nk'abandi bose kameramani amashusho meza ndashaka kuza kuyamfatira neza umwana w'umukobwa umwerekane turi kumwe nani muri kumwe na Bekize yego Bekize iyo zina riri mu ruhe rurimi ntabwo nzi nanjye ariko nzabaza ababyeyi to okay Bekize ni muntu ki Bekize ni umwana mwiza witonda ntabwo uri kwibona ariko kwitonda kwawe se ko nabigusekeje impamvu yuko ndizera to yego umwana mwiza witonda urukundo mutima w'urugo uyo wirebye ukira ku kirenge ukireba ubuzima bwa buri munsi ubona umutima w'urugo yego naba mutima w'urugo yego mbona ushobora kuba wenda we nk'ukuguru k'ikirenge cy'urugo wapi tu ndi mutima w'urugo kandi n'ubundi mba mu rugo kugira ngo ibyo wenda tuze kubasha kubyanariza uba mu rugo kangahe mu cyumweru every day mba mari pe ariko amasaha 2 mba ndi mu rugo andi nagiye mu kindi gihugu so ubwo urumva nyine ni nka mba ngiye kubasuhuza nakubajije ngo mu cyumweru uba mu rugo kangahe uvuze ko ushobora kuwenda ku mutima amasaha 2 nibwo mba ndi mu rugo mu cyumweru yego bajya bavuze ngo iki cy'urugo mutima w'urugo mba ndi mu rundi rugereka yego wari kuvuga ngo umutima w'ingo mutima w'ingo sorry nabyishe ndi mutima w'ingo bivuze ngo urugo rwose rutuye i Kigali umutima wawe ndi umutima w'urugo rwose ruri i Kigali no mu ntara yego zaba ingo zibamwe abakobwa cyangwa se zibamwe abahungu cyangwa uwo mutima urarobanura hose ntabwo ndobanura hose nahaba kuko ndi mutima w'ingo zose yego bagira bavuze ngo uri bikini Bekize izina ryanjye ko ryagutangaje nibwo uryumvishe Bekize ni muntu ki Bekize ni mutima w'urugo w'umukobwa w'urukundo ni mutima yuko nyine ndabyizera ibyo mvuga mbifitiye confidence yego Bekize akora iki Bekize ariga akazi uvuge akazi ukora kugira ngo abantu benshi badukurikirana abantu batuye mu bihugu byo hanze benshi cyane ndabafite bashaka kuba baza guhasha gucuruza imyenda cyo ugira iki nyine uvuga icyo ukora nicyo nshaka kupromotinga akazi kawe Beki ajya ngo ni Bekize akora iki Bekize ni umunyeshuri ni umunyeshuri iyo bakwaje icyo ukora ukavuga ngo uri umunyeshuri ni akazi ako ngaho ni akazi kuko ndacyari mu rugereka se ntabwo ubibona ishuri wigamo ryigisha ibiki ryigisha amasomo asanzwe English
French, Kinyarwanda, Swahili and so on. No nyine rinigisha ubuzima bwo hanze ukuntu wabwitwaramo. hanze nko muri Canada. Oya. Rikwigisha ubuzima bwo hanze nko mu Gatsata. Nko mu Gatsata. Mu Gatsata se ni hanze ya? Ntago hazi se. Ari muri Nyabugogo. Mu Gatsata ni muri Nyabugogo. Muri Nyabugogo naho ni. Ayiwe. Nyabugogo nyine ni muri gare. Ni muri gare. Mu Gatsata ni muri Nyabugogo, Nyabugogo ni muri gare. Mu Gatsata ni Nyabugogo, Nyabugogo ni muri gare. Nuko ifashe. Twakubajije ngo ukora iki kugira ngo abantu dukurikiranye bashe kuba baza. Nakubwiye ko ndi umunyeshuri. Wapi? Ndacyari mu rugo. Ndacyari mu rugo. Ndacyari mu rugo, ndacyarerwa n'ababyeyi. Aha turi nimba ari he, ariko ni ubwa mbere mageze, ntago mazi pe. Kandi mukanya n'ubwo ngo uracyari mu rugo. Yego. Nurusobane. Kabira maranyumvira umugusitsa wacu nabaje ngo aramwenga aracyari mu rugo. Namaza ngo haturi nihe ngo ntago mazi. Mu rugo ntago mazi. Ndahazi nzi urugo ariko ntago agace nkazi ukuntu bakita. Yego. Gira ikintu mbwira amagambo yarumbwira abantu dukurikiranye mbere kugira ngo tujye abantu mudukurikiranye subo mbabwiye ngo iki ndabakunda mbahoza ku mutima. Kano kanya agatayi kawe ni twatundi tw'abazungu nk'abajene banje kano kanya ni gutya nabyo kuvuga ngo agasayizi nk'aka ndi umunyarwanda ariko ndi kumwe. Ikintu ngiye kukubwira sivuze nk'agatanya k'abazungu wenda ngo ni k'abazungu bateye ahubwo bakunda. Hano kanya ari umuntu ashaka kuvuga ati mwana byari se amabuno ari hano amabuno singaya se ntabwo. Ese ubundi mumva mubikura kuki kumva ko abahungu bakunda amabuno? Ntabwo mbizi ariko njyewe ukuntu nyine mba mbyumva, njye ntabwo nkunda amabuno ariko ndayafite. Ababebi benshi cyane bafite amabuno bumva ko abahungu twese tukunda amabuno. Buri muhungu atora nyine uwo yishimiye to. Hari ukunda unanutse, hari ukunda uringaniye, hari ukunda ufite ikibuno n'amabere, hari n'abakunda bafite n'amabere. Nari nkubwiye ibyo waruvuze Karumana atarashaka. Oya ndabyibagiwe. Ikintu cyo gutanga nari ngiye kugwa ariko ndisubiye. Ngiye kuguhobera. Oya uri munini kandi nanjye ngo ndabahungu bananutse. Oya kameramani ni mugufi. Nkunda umusore muremure unanutse. Kandi wowe urabyibushye, kameramani ni mugufi kandi nkunda umuremure unanutse. Kuko angana byo wabonaga keretse yambaye taro nk'izi zanjye. Kamerama waje nkagu karibwo ndi bukwemere naza ari muremure. Wigeze ubaho umubyeyi? Shanda nabikunda. Yerekana ibyo ukunda. Nkunda kubyina so. Nkunda kubyina ni nabyo mfiringa. Yego. Akabazo gatoya nshaka kwibariza. Iyo uhuye n'umusore mu gahuza sibyo wenda mukaba mwakenera kujya kwisayidira nyine to kubomora ni pom pom. Wowe nkaho nk'umukobwa na kaye kantu ukunda ubona mwaheraho mbere mu kigero cyangwa se ukunda kubwira ngo duhere kuraga cyangwa umeze nka babanda agiye kegeka nawe uregamo? Ngeyo yegetse ndaryama ariko so nkunda kiss. Ego. Ibindi niyo byarorera. Twatuntu bakoraga cyangwa mu kintu cyitwa ngo duku. Duku mu niko twitwa mu uduki. Uduku ntago noza. Kiragada nagatura. Agaci. Ibyo ntabyo nzi. Nje ndacyari umwana.
Okay, katwiganirire rata ku bintu bijanye na showbiz. Ukunda iyihe njyana muri muzika? nkunda amapiano, Nigeria song. Oya mu Rwanda yala nkunda nyine izituma mba vibe numva nyine mbifite apana zuka Kumva ariko haririmba utuboro twa Trap. abo ngaho tubashyire ku ruhande. Ndi muraperi waba uzi indirimbo yiwe mu Rwanda? Sha ni benshi ari nk'iyande nk'iya Zeo Ye. umwanda Rero gato twumva. uzongera ubyitse umwanda. ntabwo nariye. Kidahita ajya kugabura ntari video yo gato kuri iyo boro ya Zio wavuze. Oya ntabwo nariye. Uzongera ubyita umwanda se. Iniga ziritse vuga numve ongera utuvuge nkumva ngujyane gusura bariyo mumva rubanda bazira kutumva mu gihe ingimbizi ziragatoza uwiyaho yajya kwa makuza uwasinze ajya kubyina itunda bro. Yashatse kuvuga gutya. Shana njye natekereje ko nyine nk'amatunda bari mu giti nyine ukurira ukajya kuyarya tu. Mu byo uvuze wavuze kurya ko wavuze kubyina. Oya njye ibyo by'amatunda byo ni kure cyane akabazo gatoya mu raperi yo mu Rwanda. Yego. Ngira babiri ba mbere ushobora kuba wemera. Zeo na Bushiro. Zeo na Bushido basanze ku muhanda bateze wenda bakeneye abagore babagura. Inde wagura? Sha ni Zeo. Kubera iki? Ndamukunda. Yego. Zio Trap umubebi ngo yanakugura rwose. Naranasaze pe. Zio Trap na Bush. Bahagaze ku muhanda bateze bawe. Nakifatira Zeo man. Nafata Zeo. Mu baririmba izindi njyana atari abaraperi ngira ngo. Bruce Melody. Undi yarapfuye yari Buravan. Ngira mu bahari. Ngira mu bahari. Nose ntago indirimbo zwe zikinwa. Ukimbwira mu bako mfite impamvu ngiye kugira ikibazo kubaza aho ngaho. Bruce Melody na Davis. Nibo kunda. Bakunda iki? Umwe kubera iki undi kubera iki? Mpamvu nkunda Bruce Melody song ndirimbo ze ni nziza ndazifiringa. Riri indi mpamvu noneho nkunda Davis nyine ukuntu nyine ameze ari muri type y'umugabo wanjye wahazaza. Nakubwiye ko nkunda abasore barebare kandi banana. Unoze urabona afite gahunda kuzakura agaba muremure. Oya ndi kukubwira impamvu nkunda Davis ari na type yabyo. Yego. Akabazo gatoya. Akabazo nsanzwe mbona n'abandi bantu bakabazanye. Wavuze ko hariho Davis nande? Hariho Davis na Bruce Melody. Yego. Kano kanya usize telefone hano ku meza twese turahari twese. Ariko twese tujyanye nawe hasigaye Davis na Bruce Melody ku meza haze telefone. Nudusanga ntayihari. Ninde waheraho mu gusaka muri ababiri? Nasaka Bruce Melody. Ko Davis ndamukunda. Davis na Melody bari kumwe kaza ukabura telefone wahera gusaka Bruce Melody. Kuko Davis we ntago umutima wamunyohereza ko yaba yanyivye. Kubera iki wasaka Melody? Uzi impamvu nasaka Melody? Nawe nyine uzamwitegereze neza urebe no mu dusongo twe ukuntu nyine. Ariko ubujura. Mbanze no kubomora byiba wallahi. Bivuze ngo muri abo babiri umujura uri kubona ni Melody. Sha ni Melody pe. 00 banugura bakira. Oya. Nabiretse. Wabiretse kai wabivuza niye bana namuhitishije rwose sinze kurengana je namuhitishije. Wahisemo nde? Melody. Okay, tugiye wenda tugendere ku njyana. Melody na Davis
na Davis inde muntu wenda cyo kwita ku bufana cyo kwita kuba Melody wenda yagezeyo mbere ninde muntu ubona ashobora kuba wenda ari ku mwanya yakakwiye kuba ari ku mwanya wa mbere kuko hari nk'abantu dufite muri showbiz kuko ngenzi nk'abasani benshi bazi kwandika ariko batari abastari bakwiye kuba ari abasore bakwiye kuba bafite iyo myanya ya mbere example nka hano bajama ba Ruto mamo nabandika neza n'abandi okay hagati ya Davis inde muntu urebye ibyo bandika melody zabo lyrics zabo inde muntu akwiye kuba ari ku mwanya wa mbere muri ababiri ni Davis yaragukoreje bangahe oya umbajije bangahe batekereje ko nakwaje bangahe numvaga umbajije nka 4 inde na wambajije Bushiro umbaza Zeo umbaza Davis umbaza na Bushari tukiri kuri Melody na Davis impamvu uri gukomeza seruva uri gukomeza kujya cyana cyanganikiwe wallahi bivuze ngo uko byagenda kose Melody ko ari ku mwanya wa mbere ntabwo umwanya ari uwe nagaruwa ahubwo afite abafana benshi ariko umwanya sha Davis pe akabazo gato nshaka kwibariza dusoza ikiganiro umukobwa dushobora kuba twateretana tugasanga aho dukundanye yaza kura twara twishimana naraye ndi kumukorera nawe abe mpa neza yaza gusohoka ngarataje mu gitondo akifuza ko ndamuha amafaranga wenda arenza ya tike okay arashobora kumwanga ngo magatike example ajya kuza moto yamuzanye 1,000 namuha 1,000 cya moto nkijya muza ariko numva kare yamusuze nyuma kacyanga ashaka nka 20-30 uwo nguwo n'umukobwa nyene dugiye gushamo uwo mwanya n'umukobwa nshobora gusanga ahagaze nko ku muhanda nkuko nguko yego yicuruje nka tukajya mu biciro nkamutana mu rugo nzi ngo ndagumuguze naye muri abo babiri nuwe yakwiye kuba yitwari yazinanga indaya no mukobwa kumvuze bose ko ari abakobwa bo navuze uvuze ko bose ari abakobwa nyine n'abakobwa babiri sivyo hari umukobwa kandi binabaho cyane muza usanzwe ufite imico kuba twateretana tugakundana ntambwire nyine ko wenda yicuruza cyese tuzagura ngama amafaranga tukishimana ubwo mu gitondo yajya kugenda akashaka amafaranga stile uwo ngo nawe aricuruza ubwo nuko abihisha akaba n'umukobwa yemera akajya ku Rwanda agahagarara ngo akavuga ati yende icuruza naye mukajya mu bicuka mutanuze neza ko umuguzi amafaranga muri abo babiri niwe twagakwiye kwitwa indaya uzi umuhungu uwo nguwo nyine wicuruza bwihishwa yego niwe ndaya kuko n'ubundi uri public aba yamenyekanye so waza akazi arimo ariko wa undi noneho uza mutanavuganye n'amafaranga nyuma akayakwaka abantu Shrey ya danja ho bantu mudukurikiye nawe muri commentaire mu bitubwire nanjye ku giti cyanjye uko mbibona wowe ukicuza guhishwa ajya kwishuza umuntu ntuzi neza ngo arafite n'amafaranga bo mwateretanyira mubeshe muragiye mitono mwicuje amafaranga ntuzi ko afite baye miserero n'uhagarara ku muhanda no umucuruzi afite impamvu abikora kandi aranavyemanga wa wundi abihisha nanjye mbona kare wendaya nawe uko ubyumva byandike muri commentaire